Bimeze bite kabisa, abari hirya no hino kabisa, abakunzi ba Hand of God, abantu bagiye bakora subscribe, like, comment, bimeze bite? Turabasuhuje nka Hand of God. Nk'uko twabyemeje nka Hand of God kuzibagezaho amakuru agiye agezweho hirya no hino kabisa. Uyu munsi amakuru agezweho nuko General Ekenge wo mu gihugu cya Kongo kabisa, akaba uyu nguyu akaba ari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, akaba yamaze gukurwa mu nshingano kabisa. Uti rero yakuyemo kubera iki? Hari impamvu yatumye akurwa mu nshingano. Impamvu yatumye akurwa mu nshingano ni ukubera amagambo yaraye atangaje. Uti yatangaje ayo magambo rero bitewe n'ikiganiro atanze kuri televiziyo y'igihugu kabisa. Uwo generali akaba yasobanuraga ijambo ubwenge kabisa, ni ijambo yasobanuye mu buryo butari bwiza kabisa, bigaragara ko ari nk'ibintu by'urwango yasaga nk'ushaka gukwirakwiza. Uti yarisobanuye ati rero yasobanuye ko ijambo ubwenge ngo ari ijambo ryo mu rurimi rw'ikinyarwanda, ngo rikaba risobanura nk'ubucakura cyangwa se ibindi bintu by'ibikorwa bitari byiza, ibikorwa by'ubugome, ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa. Yaje kuba asobanura ubwenge mu buryo butari bwiza. Si ibyo gusa kandi yazize, ahubwo yazize no kuba yavuze muri iyo disikuru yakoreye kuri televiziyo y'igihugu, akaba yavuze ku bijyanye ngo no gushakana n'ubwoko bw'abatutsi. Ibyo ngibyo rero akaba aribyo yagiye azira kabisa. Ubu ngubu akaba yamaze gukurwa mu nshingano. General Ekenge rero akimara gutangaza aya magambo atari meza, igihugu cy'Ububiligi kikaba cyahise kibyamaganira kure. Igihugu cy'Ububiligi nk'igihugu twari dusanzwe tuzi ko ari igihugu gikunda Kongo cyangwa se bifatanya, kikaba nacyo cyabyamaganiye kure. Si icyo gihugu gusa kandi cyabyamaganiye kure, n'u Rwanda rwahise rubyamaganira kure, aho Olivier Nduhungirehe yabivuzeho. Igihugu cy'Ububiligi rero cyagize giti abinyujije ku rukuta rwe rwa X, Maxime Burivo yagize ati natunguwe cyane n'amagambo yatangajwe na General Ekenge. Ati ni amagambo yatagatingaga abo mu bwoko bw'abatutsi. Ati mbega, ati ni amagambo yabagaragazaga nk'abantu b'inyamaswa cyangwa se abandi bantu babi, abantu udakwiye gushakamo, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Noneho ayo magambo ariyo bagenderagaho bati nk'ibyo ngibyo. Yakomeje agira ati mu butumwa bwe, ibyakozwe na Ekenge ni ukwataka cyangwa se kwibasira kominote y'abatutsi. Ati bino bintu ntabwo bikwiriye umuyobozi nkawe uhagarariye abantu. Ati ndabyamaganye nshikamye, ndetse n'amagambo yose y'urwango akwiye kwamaganwa. Ayo rero akaba ari amagambo yatangajwe na Maxime Privo. Uwo nguwo akaba ari umwe mu bavugizi b'Ububiligi kabisa. Iyi rero ikaba ari Hand of God ikomeje gutega amatwi. Gusa ubwo butumwa dutangaje ntabwo ari bwose, hari n'ubundi yarengejeho inyuma nubwo tutabuvuze. Murakoze cyane, mwakoze gukurikira Hand of God. Ubu rero umuyobozi rero akaba yamaze gukurwa ku nshingano. Mukomeze mukore subscribe, like, comment, kugenda tubona mu bindi biganiro bitaha. Ciao.